Iyo urose uri mu ishyamba ry'inzitane wagenda hepfo ukabura inzira, wazamuka ukabura inzira, aho ukabona uri gukomeza umanuka umeze nk'uri kujya ikuzimu, ukamera nk'umuntu mbega wabuze uko bigenda. Hanyuma ikindi, iyo urota uri kugerageza kwambuka ikiraro cyangwa se iteme muri makeya, ukabona uko bitari kugukundira, ukabona ugiye kugwa mu ruzi rugiye kugutembana, ukabona rufite imbaraga, ndetse ukarwana narwo, ukabona rimwe na rimwe urarwambutse ariko byari byanze. Ibyo bintu rero bisobanuye iki? Akenshi ishyamba risobanuye ikigeragezo, gutinda mu kigeragezo igihe kirekire. Hanyuma ikiraro cyo n'amazi menshi nabyo bifite igisobanuro kijya gusa nkacyo ariko si cyo. Ikiraro cyo iyo ugiye kucyambuka ukabona ntibikunze, ukabona rimwe na rimwe biri kwanga, ukabona urarwanyije, uri kugenda ufataho bizanga gake gake, ariko ukabona ntucyambutse cyangwa rimwe na rimwe uracyambutse. Then hita ureba neza cyane kuko Imana yavuganye nawe. Icya mbere, waba usenga cyangwa udasenga, harimo akabazo aho hantu. Icyo gihe bisobanuye ko wari uri mu kigeragezo cyangwa uri mu kigeragezo gikomeye, gifite imbaraga ndetse gishobora gutembagana ubuzima bwawe buri gihe, igihe cyose ubuzima bwawe bugahora mu bibazo gusa. Icyo gihe hari n'igihe urota ubona amazi ari kugutembagaza, ariko wagera hepfo ukabona nk'ikintu ufataho, ubundi ukongera ukava mu mazi, ukongera ugatangira bundi bushyashya, cyangwa se ukambukira hakurya aho washakaga kwambukira. Ibyo nibyo tugiye kuvugaho rero muri aka kanya. Nimba utaramforowinga uzabona n'ibindi byiza. Nimba utakora subscribe ongera uyikore, kuko uzabona n'ibindi turushaho gufashanya muri uyu mwanya. Iyo urimo ubona uri kwambuka ikiraro, bivuze ngo ni ikigeragezo cy'ubuzima, cyangwa se ni nk'ishuri ry'ubuzima, kuko tuzavuga no ku ishuri. Iyo uri kwambuka ukabona ugeze mu hagati biranga, ni nk'ubuzima buba bumeze nk'aho bugize ute buhagaze. Ariko hari igihe wigira inama, bamwe bakigira inama akumva yagenda afasheho cyangwa akambakamba cyangwa agendesha inda. Uba uri kugenda mu buzima uri kwirwanaho, udari kubufashwamo n'iki? N'Imana kubw'impamvu zawe, waba ukijijwe cyangwa udagize ute udakijijwe. Urwo rugendo uzaba uri kugendamo uzaba uri wenyine, nta mufasha uzaba ufite muri urwo rugendo. Kwambuka icyo kiraro bizakubera byiza ko uzaba uhinduriwe ubundi buzima, kuba mu bundi buzima bundi bushyashya. Ni ishusho. Wibuke ko twakubwiye ko inzozi Imana izereka umuntu bitewe n'icyo ishaka kumwereka, cyangwa se n'icyo ashaka gusengera. Ubaye udasenga ukarota ibintu ukabona birakugoye, wafata umwanya ukagira ute ugasenga. Waba usenga ugashyiramo imbaraga, ukabaza Imana ati mbese nkora iki, cyangwa ukagira ibindi ureka. Iyo wambutse icyo kiraro kigoranye rero, ni ukwinjira mu bundi buzima bugoye, ukaba utandukanye n'ubundi buzima. Ku muntu ukijijwe cyangwa ugikizwa, ako kanya akiva muri ubwo buzima akabona ari kwambuka ikiraro cyane, cyangwa se ari kuva muri rya shyamba twabanje kuvuga cyane, ari gushaka kurisohokamo cyane, bivuze ngo ari gushaka kuva mu isayo y'ibyaha, cyangwa se arashaka kuva mu mwijima, cyangwa arashaka kwambuka ave mu buzima yari arimo ajye mu buzima bwubahisha iki? Imana. Icyo gihe rero nubona umaze kurota icyo kiraro udakijijwe, bizagusaba gusenga ujye mu buzima Imana ibamo cyangwa Imana ikoreramo. Niyo uzaba uri mu ishyamba rero, bizagusaba gusenga kugira ngo ubashe gusohoka muri iryo shyamba, kuko iryo shyamba iyo uritinzemo ushobora kuripfiramo. Ukaripfiramo ugifite ibyaha, ukaripfiramo ndetse ugahora mu bukene, cyangwa ugahora mu kigeragezo cy'ubukene. Ishyamba risa n'ikigeragezo cy'ubukene. Bivuze ngo rero, impamvu mbivuga gutyo, Abisiraheli bari bavuye muri Egiputa,
bagiye mu ishyamba bariziramo igihe kinini, barihuriramo n'inzoka, barihuriramo n'ibibasubiza inyuma, barihuriramo n'ibibacogoza, ndetse bamwe bahasiga ubuzima, ndetse bamwe bitotombera Imana bavuga ngo bari mu kigeragezo kidashira, ndetse bamwe bumva ko Imana yabakuye muri Egiputa idahari, ariko Imana yari igize ute? Imana yari ihari, Imana yari ibategereje. Ahubwo ikintu basabwaga ni ukwihangana no kubwira Imana ati nyongera izindi mbaraga. Nusenga rero uri muri iri shyamba, ukarota uri mu ishyamba ry'inzitane ubabuze inzira, bizagusaba kubyuka ugasenga, ugasaba Imana, ugasaba Kristo akagucira inzira muri iryo shyamba, kuko wowe nta hantu wabona uca, uri mu buzima budafite ishusho, cyangwa se uracyaboheye muri za karande z'iwanyu zo kutagira icyerekezo cyo kujyamo. Then iyo ukiri muri iri shyamba utarambuka kiriya kiraro, ushobora kujya mu kazi ntibikunde, ushobora gushakisha ntibikunde, ushobora gushaka ntibikunde, mbese ikintu cyose ugerageje kuramburiraho amaboko ntabwo gikunda. Ariko iyo usohowe mu ishyamba n'imbaraga z'Imana cyangwa iza Kristo, byanze bikunze uba utangira kubona mu buzima bushyashya. Mwibuke ko hari igihe ujya ugera ukabona hari ibintu byiza biri kukwisukiranya icyarimwe, ukabona ugiye mu kazi birakunze, ukabona nta kazi wari ufite karabonetse, nta fiyanse wari ufite arabonetse, mbega ibintu byiza wumva umutima wawe wari ukeneye ukabona biri kuza byisukiranya. Bivuze ngo ni inzira Kristo ari kugucaho gusohoka muri cya kigeragezo, ndetse no kwinjira mu buzima bushya uhimbaza Imana. Nimba utaramforowinga, tuzongere tubane ubone n'ibindi byinshi. Nimba ufite inzozi wadusobanuza turagusobanurira, ndetse n'ibindi watubaza twagusubiza, ndetse n'ijambo ry'Imana. Iyi channel ni ijambo ry'Imana, ndetse n'uru rubuga rwose n'urw'ijambo ry'Imana, forowinga nanjye ngo forowinge, ndetse ikindi kandi dukora na subscribe. Murakoze. Shalom, Imana irabakunda kandi Imana ni nziza.